Banyarwanda, banyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda aho muherereye hose ku isi, nongeye kubasuhuza kandi nkaba mbahaye ikaze hano muri studio za YouTube channel Ndenganura TV. Banyarwanda, banyarwandakazi rero, nk'uko nabibemereye kandi nk'uko nabifashemo inshingano zanjye, iyi YouTube channel Ndenganura TV nayishinze ngamije kujya nyinyuzaho ibitekerezo byanjye nk'umugambi wo gutanga umusanzu wanjye mu kubaka igihugu cyanjye mvukamo cy'u Rwanda. Nk'umunyarwanda rero nzi neza ko amategeko anyemerera gutanga umusanzu wanjye mu rwego rwo kubaka igihugu. Impamvu rero nahisemo gushinga ino YouTube channel no kugira ngo ntange ibyo bitekerezo, ni uko nabonye ko ari ngombwa. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nkaba mbyemererwa. Hanyuma rero impamvu nabonye ko ari ngombwa ni uko nabonye igihugu cyacu gikomeje kubamo akarengane kandi kakibasira abantu bamwe na bamwe. Ibyo rero bigatuma abarengana batabasha kubona uko batambutsa ibitekerezo byabo kugira ngo akarengane kumvikane, hanyuma babashe kuba barenganurwa. Nanjye rero ndi umwe mu bahuye n'ako karengane mu myaka 7 cyangwa 8, n'uyu munsi nkaba nkikarimo. Nkaba rero naravuze nti uko byagenda kose, nshingiye ku byambayeho, nshingiye no kubiba ku bandi, nshingiye no ku mfu zikomeje kugaragara hirya no hino, nshingiye ku buzima bubi bamwe mu banyarwanda bakomeje kujyamo, aho gutera imbere ahubwo bakagenda basubira inyuma. Ubwo naje kuvuga nti uko byagenda kose ngomba gushaka byibuza igisubizo njye kinturutseho, nk'umuti cyangwa se n'igisubizo cyo kurwanya ibyo byose maze kuvuga. Banyarwanda, banyarwandakazi rero naje kubona ko ako karengane turengana, nk'uko nabivuze, igice kinini, pourcentage nyine cyangwa ikigereranyo kinini ku ijanisha kiri ku mategeko. Usanga hari amategeko rwose yashyizweho mu kugira ngo yubahirizwe. Wareba uburyo yubahirizwamo ukaba wakwibaza uti se uwashyizeho iri tegeko iyo atarishyiraho, ibyo abantu bahomba kubera iri tegeko ntibyari bikwiye kuba abantu batabihomba iyo riza kuba ritariho? Ubwo rero nkaba narahisemo kuvuga nti ku rwego rw'amategeko tuzareba amategeko abangamiye sosiyete nyarwanda. Ubwo nyine ni imwe n'imwe, kuko iyo itegeko ribangamiye bamwe hari abandi riba rizamura. Akaba wenda ari nayo mugambi ahari wenda uwagiye ashyiraho ayo mategeko wenda ari nacyo yari agamije. Ariko igice nyine kiba kibangamiwe ntikiba kigomba kugaragaza ko kitishimiye ibigikorerwa, kabone nubwo byaba biciye mu mategeko. Uyu munsi rero ntabarambiye turaganira ku birebana n'amategeko abiri, ari nayo nsaba ko yavugururwa cyangwa se akanakurwaho burundu, agasimburwa n'andi cyangwa se bakagira ukundi kuntu babigenza. Nyuma y'uko mvugira kuri YouTube channel yanjye Ndenganura TV, ndateganya kuzandikira inteko nshingamategeko nkayigaragariza nyine amategeko abangamiye sosiyete nyarwanda. Bityo rero banyarwanda, akaba ari mwebwe namwe ubwanyu mugomba kuyagaragaza, kuko ntago najya mu byanjye ngo njye kugaragaza itegeko rimwe, ejo haboneka irindi, ejo bundi haboneka irindi. Ahubwo nkaba nsaba ko abanyarwanda bafite umutima wa kimuntu, bafite gutekereza neza, kabone nubwo baba bafite inyungu muri ayo mategeko abangamiye bamwe, akomeje gushyira ubuzima bwa bamwe mu kaga, wari ukwiye gutanga umusanzu wawe ukagaragaza icyari gikwiye kuba gikorwa kugira ngo ayo mategeko akurweho cyangwa se avugururwe, ajyane n'igihe abanyarwanda twese twibonemo neza kandi aturenganure kimwe. Uyu munsi rero turaganira ku mategeko abiri. Ashobora kuba atari amategeko, wenda ni ingingo z'amategeko, reka mbyite gutyo. Ntabwo ndavuga ngo ni ingingo iyi n'iyi, itegeko iri n'iri. Twe turareba gusa ku bijyanye n'ibikorwa bikorwa hashingiwe ku mategeko kandi bikagira ingaruka kuri bamwe mu banyarwanda. Icyo tubiganiraho cya mbere rero ni ku mategeko arebana no guhana ibinyabiziga byakoze amakosa. Ibinyabiziga byakoze amakosa, njya numva mu biga amategeko bavuga ngo hari ibinyabiziga, ngo hakaba n'ibinyamitende. Icyo ndi buvuge rero njyewe, ikintu cyose gikoresha umuhanda, ikintu cyose gikoresha umuhanda, ikintu cyose gikoresha muri ubwo buryo mbese, buriya turarivugaho uryo ni rimwe. Irindi rya kabiri ni irirebana n'ubusaze bw'icyaha. Igihe nikidukundira turabisesengura neza, turebe n'ingaruka zabyo,
kubera ko mwa kino gihugu cyacu ubundi ibyaha byinshi bikorwa n'abayobozi n'ubwicanyi bwinshi n'abayobozi babugiramo uruhare kandi ni nabo bazi n'ayo mategeko, bakisunga rero ubusaze bw'icyaha ugasanga uwagiriwe nabi ntabwo abashije kuba yarenganurwa hisunzwe ngo ni ubusaze bw'icyaha, ukumva ko ayo mategeko nayo arabangamye mu by'ukuri uba ubona nta kintu yaje kumara mu gihe hari abamaze kuyigaho kandi bo bakayisunga mu kugira nabi bagenzi babo, urumva ko ni ikibazo. Twatangiye rero ku birebana n'amategeko ahana ibinyabiziga, maze iminsi mbona amatangazo ya polisi y'u Rwanda agaragaza ibyamunara by'ibinyabiziga bigiye gutezwa icyamunara. Akenshi na kenshi nakunze kubonamo za moto n'imodoka nkeya, ariko mu burasirazuba hari naho nigeze kubona bigeze no guteza amagare mu burasirazuba bw'u Rwanda, bagateza icyamunara amagare. Banyarwanda, banyarwandakazi, uwashyizeho iyo tegeko ryo kuvuga ngo ikinyabiziga ngo niba wenda cyakoze ikosa iri n'iri bajye bagifata bagiteze icyamunara, ntabwo yigeze areba ku ngaruka bizateza sosiyete nyarwanda igihe icyamunara cyamaze kuva mu maboko igihe ikinyabiziga cyamaze kuva mu maboko y'uwari ugifite. Ntabwo nje gushyigikira amakosa y'abatwara ibyo binyabiziga, ariko hari hakwiye guhanwa uwakoze ikosa aho kugira ngo ahanwe ikinyabiziga. Reka dufate urugero wenda kuri za moto nakunze kubona bateza icyamunara, kabone n'ubwo moto yaba yitwaye umuntu w'umwicanyi cyangwa se yitwaye n'intumbi y'uwo imaze kwica, ntabwo ngiye numva ko umwanzuro ari ukuyifata ngo ujye kwiteza icyamunara. Reka turebe muri makeya akaga cyangwa se ibyago bishobora kuvuka uramutse uteje moto y'umuntu ku mpamvu z'amakosa yabaye, nabwo turebe n'uko ayo makosa yakumirwa cyangwa se n'icyaba cyatumye yabayeho. Aha turafata nk'urugero wenda ukuntu moto iboneka iguzwe. Ntabwo nzi uko amasoko ya moto ahagaze, ariko bwa mumotari nyine muzatubwira kandi namwe mugire uruhare mu kugira ngo iyi YouTube channel mugaragarizeho ibitekerezo byanyu, ndetse n'abandi bose bumva ko bari mu gice cy'abantu bari bakwiye kuba bagira icyo babaza leta kugira ngo ibafashe mu birebana n'amategeko, mu birebana n'akarengane, mbese umuntu wese wumva ati hari icyo mu mutima we kimubereye ingingimira kirebana n'ubuyobozi. Aha bikaze hano kuri YouTube channel Ndenganura TV kugira ngo atambutse igitekerezo cye. Moto inshyashya numva bavuga ngo bazikura ku Muhinde. Uwo Muhinde ntabwo azibahera ubuntu. Moto nshyashya ntekereza ko iri kugura amafaranga ari hejuru ya miliyoni 1,200,000 hejuru. Hanyuma rero ubwo umuntu kugira ngo umunyarwanda kugira ngo abone ayo mafaranga ya miliyoni 1 n'amafaranga ya 200,000 gusubiza hejuru kugeza kuri miliyoni 1 n'igice, ayo ni amafaranga abonwa n'abanyarwanda bake cyane mwa kino gihugu cyacu, ndetse bisaba ko bamanza gukora ibikorwa, mbese bisaba kubipanga, ukabipanga nk'imyaka 2 cyangwa 3, bishobora no kunarenga kuko hari n'ababipanga ntibabigereho, ariko ayo ni amafaranga menshi umuntu atapfa gutera inyoni. Ugize amahirwe ugeze utya ayo mafaranga urayabonye, cyangwa se ntunayabonye ariko ufite umutungo wavamo ayo mafaranga, ufite ikibanza cyangwa se ufite aho wubatse, kuko nta kibanza na kimwe ushobora gutanga kereka wenda ari nk'icyo mu mujyi. Ibibanza byinshi biri mu 800,000, 600,000, 700,000 ntabwo ushobora kugitangamo ingwate kugira ngo baguhe iyo moto, kereka utanze wenda nk'ibibanza nka 3 rwose. Hanyuma igihe ibibanza urabitanze ugize utya iyo moto ugize amahirwe banki ikwemereye ko iguha ayo mafaranga, ukayisigira umutungo w'agaciro kangana na miliyoni wenda tuvuge 2, hanyuma moto barayiguha, iravuze iti nanjye mu muhanda njye gukora kuko leta yacu yubatse imihanda irayitwereka ngo ni myiza n'amashanyarazi n'ibiki byose ibishyiraho, nawe uti nanjye ngiye kubyungukiramo. Ugize utya abantu baraganira, umuntu ashobora kugutira ikinyabiziga, ashobora no kugitwara wenda nakikwibye, ariko akaba atakibye nk'umuntu uzagiheza, ashobora no kugitwara n'ubundi nk'umuntu uzanagiheza, nabyo byose ni ibintu bishoboka. Hanyuma akagira atya akaba aciye mu nzira, wenda akaba hari aho agomba kujya guheka inzoga zitemewe, cyangwa se hari aho ajya gufata wenda n'urumogi, reka nabwo tunabyemeye ko nabyo bishoboka, polisi ikagira icyo ikaba iramufashe. Aho hose nta kosa ndahabona. Kuba umuntu yakoze ikosa, inzira zose yaba yaciyemo kugira ngo atware ikinyabiziga, ntabwo nta kosa birabamo.
polisi nayo kuba yamufata nk'umuntu nko kugira ngo icunge umutekano w'ibinyabiziga cyangwa se w'abantu n'ibyabo, ikamuryoza ibyo ahetseho bitemewe n'amategeko, nabwo nta kosa ririmo. Ahubwo ikosa riri dore ngaha: polisi iragiye ifashe icyo kinyabiziga, iragiye iragifunze. Wenda n'uwari ugitwaye nawe arafunzwe cyangwa se wenda yanatorotse. Ariko icyo tureba ni iki: polisi ishobora no gutorokesha n'uwo muntu ubwayo, kuko polisi y'u Rwanda ndayizi, hari ibikorwa byinshi nagiye mpuriramo nayo, n'abatayizi namwe muzayimenya. Uwo muntu ishobora no kumutorokesha yigasigara n'iki cya kinyabiziga. Cya kinyabiziga igihe hari igiye kuyiteza icyamunara. Moto umuntu yayibonye yishyuye amafaranga ibariwe agaciro ka miliyoni imwe wenda n'ibihumbi 200, ariko uwayihawe we yatanze ingwate iri mu mafaranga ya miliyoni 2 cyangwa se 1 n'igice gusubiza hejuru, ariko ziba zigomba kuba nk'ebyiri. Hanyuma iyo moto aho kugira ngo ikore ibyo igomba gukora, yifashwe na polisi. Polisi igiye kuyiteza. Polisi niramuka iyiteje, reka turebe kuri uriya muntu watanze ikibanza cyangwa se watanze umutungo wo ufite agaciro ka miliyoni 2, umutungo wari ukwiye kuba utunga umuryango wose, hanyuma akawutanga agamije kugira ngo ahabwe nawe iyo moto, ndetse ikaba yari imaze no kumugeraho, nayo ikaba igiye gutezwa icyamunara mu buryo we atishimiye cyangwa se mu buryo atagizemo uruhare. Kuba atabigizemo uruhare si ukuvuga yuko iryo kosa wenda atanarikora nawe yanarikora, ariko ni ukuvuga ngo si wo mugambi yapanze. Hanyuma moto iragiye. Icya mbere, nyiri moto ari nayo nyiri gutanga ingwate ahombye ikinyabiziga cye cy'amafaranga runaka. Moto nanone leta izagaruka yongera iteze za ngwate yahaye banki, kubera ko atagifite ubushobozi bwo kwishyura, kubera ko aho yagombaga kubakura ubwishyu inzira byacimo mwahumvishe. Noneho ubwo ibyo ngibyo icyo kirarangiye. Reka turebe ingaruka zizavuka mu muryango. Ubwo turi kuvuga kuri moto imwe yonyine, namwe nirengagije moto nyinshi leta y'u Rwanda imaze guteza binyuze mu ishami rya polisi. Noneho turebe umuntu wari ufite iyo ariyo mitungo yine yari afite abana, afite umugore, mbese afite umuryango. Iyo moto niyo yari itunze umuryango. Itejwe cyamunara, aho umuryango wari uri nawe byari wenda biwutunze, naho bagiye kuhateza cyamunara, uyu muryango urabahute. Iki ni ikibazo mpaye buri munyarwanda wese wumva afite umutima wa kimuntu, kuko hari n'abafite umutima w'ubwicanyi, abo narababonye b'abayobozi mu nzego zitandukanye. Kumubwira ko ufite ikibazo ahubwo aba yumva impamvu gihumeka we ari ikibazo nayo kuri we. Abo rero ntabwo ari bo mbwira njye kubwira abagifite umutima wa kimuntu wo gutekereza bakumva ko umuntu ari nk'undi. Hanyuma mumbwira ahantu uwo muryango uko ugiye kubaho. Niyo mpamvu nababwiye ko hari igisekuru gishya cy'abatindi kirimo cyubakwa cyangwa kirimo kiremwa hashingiye kuri serivisi mbi bamwe mu banyarwanda bakomeje guhabwa. Akaba ariyo mpamvu ngewe nkomeza gutabaza nsaba buri wese kugaragaza ikintu cyose kibangamiye ubuzima bwe, kugira ngo byibuze turebe ko leta yacu yatwumva, cyangwa se turebe niba ari n'umugambi leta y'ubwayo yanapanze, nabwo tumenye uko twakwitwara muri uwo mugambi umeze gutyo. Icyo nihuse gutekerezaho wenda, kuko nanjye mba natekereje, icya mbere nuko ndabona ko uwo muryango ugiye kwandagara. Umugabo bazamufata yibye, kuko ntago abana bazarira imbere ye mu maso ye inshuro 2 ngo abure kugira ibikorwa bibi bakora, kabone nubwo yaba ari inyangamugayo ku rwego rumeze rute. Icyo ni kimwe. Niba batamufata yibye aziyahura, kandi ntago aziyahura wenyine, n'umugore nuko, n'abana nuko nguko. Ariko abana burya ntago baba baramenya ibijya mbere. Abana ntago bakunze kwiyahura cyane, kubera ko ubundi umuntu yiyahura bitewe n'uko yamaze kureba imbere akabona ko ibiri imbere bimurusha ingufu n'ubushobozi n'ububasha. Abana rero ntago bajya bagira umutima wo kureba kure cyane, baba bumva ko iby'uwo munsi bizarangirana n'uwo munsi wabyo, ejo hakazaza ibindi bishyashya. Niyo mpamvu abana bagira ibyiringiro byinshi. Hanyuma rero uyu mugore w'uyu mugabo umeze atyo arajya kwicuruza, ajya gucuruza umubiri we. Ari umugore wari wiyubashye, wari witunze, wari ufite uko abayeho, ariko ku mpamvu z'amategeko mabi yashyizweho, ku mpamvu z'ubugome niko ndabyita, cyangwa se ku mpamvu zitabayemo gushishoza. Ariko impamvu nyine ibituma umuntu adashishoza mu myanzuro agiye gufatira miliyoni zirenga 10, n'ubundi aba ari impamvu y'ubugome.
kuko ntago habuze ubwenge bwakurura ngo wumve neza ikibazo umuntu afite, itegeko niriramuka ryubahirijwe nk'uko uba wariteganije. Mu kwicuruza rero ibizavukamo ni byinshi, ntabwo ndabigarukaho, ariko icyo nshaka kuba mbereka ni uko umuryango umeze gutya nta gahunda n'iyi n'imwe ya leta nziza ishobora kuba yagira icyo iwufasha. Ntiwamuhagira inka kuko agomba kuyororera bahateje icyamunara, nunamuha VUP azajya acunganwa no guhemba ace mu kabari amafaranga yose ayamarire kuko ubwonko bwe bwamaze kwangirika. Abana b'uyu mugabo cyangwa se bo muri uyu muryango, abakobwa bazajya bahurana na nyina ku isoko ryo gucuruza imibiri yabo. Murumva ko aya ngaya niba atari amahano, njye ntekereza ko aya ngaya ariyo mahano aruta ayandi, cyangwa se nayo akaba ari mu mahano ya mbere yaba abaho mwa kino gihugu cyacu, kandi ni ibintu bishoboka cyane, bidaturutse ku kuba umuntu afite umutima mubi, ahubwo biturutse ku kuba nta kindi kintu nyine nawe afite yirengejeho. Hanyuma rero twongere turebe umugabo twavuze ko ashobora kwiyahura cyangwa se akajya mu bikorwa bindi bituma ashobora kuba yakora ibibi, ariko ikiraza kuba gikurikiyeho, naramuka agize ibyago akanafatwa akajyanwa muri gereza akazakatirwa ku mpamvu z'icyaha yakoze, reka dutegereze ko bazamukatira imyaka 3 cyangwa 4, naramuka atashye ni muri nta hantu ari kujya bizagenda bite? Urumva nacyo ni ikibazo. Abana bo muri uwo muryango bo bamaze kububakira ibigo bazajyamo by'inzererezi, ariyo mpamvu njyewe nakomeje gusaba leta y'u Rwanda ko ibyo bigo by'inzererezi yari ikwiye kuba ibifunga, ababirimo bakandagara tukababona, noneho tukabona aho duhera tubaza leta impamvu hari abantu bandagaye kandi abandi baragenewe kubaho neza, kandi byose biturutse mu maboko y'Abanyarwanda. Murumva icyo ni ikibazo uwashyizeho aya mategeko yo kuvuga ngo ajye bafata ibinyabiziga babiteza icyamunara atigeze arebaho cyane, kubera ko wenda we ari mu bantu yabonaga ko ibyo bintu nibyubahirizwa bazagira inyungu ziruta iz'abandi bo yarimo yumva ko bo bazaba bahomba. We azaba afite inyungu kuruta uko yabara inyungu z'uwazo zaba ari kwakwa uwo mutungo we. Hanyuma reka tuze noneho turebe ku wagiye kugura icyo cyamunara, ku wagiye muri icyo cyamunara akagura iyo moto akayitwara. Ntekereza ko mu cyamunara ni negosiyasiyo, ntabwo ari amasoko nk'ayandi. Ikintu cya 1,5 miliyoni ushobora kukishyura 500 ukagitwara ukigendera, cyane ko ntabwo polisi itugaragariza ibinyabiziga bizatezwa icyamunara, ariko ntabwo ijya itubwira ngo havuyemo aya n'aya. Ntabwo tuzi niba umugenzuzi w'imari ya leta igihe kizagera akavuga ati wenda moto 600 mwateje, wenda hari hakwiye kuvamo wenda 1 miliyari cyangwa 2 miliyari, none ziri hehe? Ibyo ntabwo tubizi, ariko nabyo byari bikwiye, kubera ko iriya ni imitungo y'Abanyarwanda. Nubwo ngewe ibyo bikorwa ntabishyigikiye, ariko niba byanabayeho hari hakwiye kujya habaho suivi, hakamenyekana uburyo ibyo binyabiziga byanatejwe. Reka twigendere rero ku nyungu za nyiri kwakira icyo kinyabiziga. Niba afite 1,5 miliyoni mu gihe yari akwiye kuba ayibonamo moto imwe, agiye kuhakura moto 3, yungukire mu kababaro k'abandi. Ni ukuvuga ngo namara kunguka muri ubwo buryo, abantu 3 bo bahombye igihombo cyose n'ingaruka zose nk'uko nazigaragaje mbere, ku mpamvu z'umuntu umwe ugiye kunguka nabwo nta kibazo mbese afite. Umuntu ajya hariya agaragaza moto 3 ati ni izanjye, abantu bajya mubara muri 4,4 miliyoni zayo yayiguze, kandi yaraziguze 1,5 miliyoni, nabwo biciye mu bugome nk'ubwo ngubwo umaze kugaragaza. Nibwo buryo rero usanga abantu barimo bigwizaho imitungo ya rubanda, ugasanga abantu barakize ngo bateye imbere, kandi batarigeze bagira ingufu n'ubushobozi bwo kuba koko bapagasa iyo mitungo kugira ngo ibi yabo babikuye mu ngufu zabo, ahubwo bakabikura mu ngufu nita ko ari iz'uburiganya, nita ko nzita ko ari mu bikorwa by'ubugome, niko mbyita. Noneho rero akaba ariyo mpamvu nkomeje kugenda mbaza ndetse nsaba na leta niba koko abadepite cyangwa se abashinzwe gushyiraho amategeko ari intumwa za rubanda, koko bari bakwiye kujya bamanza bagashishoza mbere y'uko itegeko baryemeza, ndetse n'umukuru w'igihugu yashyiraho imikono kuri ayo mategeko ayemeza, nawe akaba afite abajyanama bamubwira uko sosiyete nyarwanda ihagaze ndetse n'ibibazo
bishobora kuvuka haramutse habayeho kwemeza itegeko nk'iryo ngiryo. Ibyo byose ni ibintu nkomeza gusaba kugira ngo ndebe ko mu buhirimbanyi bwanjye bwo kurwanya akarengane hari aho nakageza mu by'ukuri, kuko n'ubu nibwo buryo nahisemo. Hanyuma rero ubwo murumva ko aho ni kuri moto. Noneho reka tugende ku makuru y'uburyo njyewe nahawe, nubwo atizewe ariko wenda uyafitiye igihamya azayaduhe neza. Ubwo ndavuga polisi y'u Rwanda. Hari ubwo nigeze kubona bashyize ku isoko moto 612 ahari na 16, 610 gutya zirenga. Noneho baravuga bati izi moto zigomba gutezwa icyamunara. Nari ndi mu modoka ndi gusirikira mu mujyi wa Kigali. Hanyuma ubwo ariko gusirikira ntabwo ari gupfa kugenda gutyo gusa, ubwo mfite impamvu yatumaga ntemberamo. Hanyuma umuntu turaganira arambwira ati ariko ziriya moto nubwo ari kuziteza cyamunara, nta icyamunara cyararangiye. Ubwo arambwira ati njye nagiyeho nanjye gushaka moto yo kugura, ngo hari amafaranga ya polisi yari yamaze gushyiraho kuyatanga niba ari 50,000 adasubizwa ku bantu bazitabira icyamunara. Ugasanga umuntu afashe 500,000 kubera ko nagiye gufata umutungo w'ubuntu, akagenda akabyishyura byose rimwe, ubwo akaba yishyuriye moto 5. Amafaranga ntiyasubizwaga. Kuba ari 500,000 adasubizwa, akaba yatanze kuri moto 10. Nari mvuze 5, ni moto 10 kuko moto imwe yabaga ari 50,000. Izo moto 10 akagenda agashaka miliyoni wenda 3 cyangwa se 4. Ubundi moto imwe arayigura ku 400 cyangwa 300. Ubwo zikaba zibaye 500,000 gushyira kuri miliyoni 4 za moto 10, bikaza kuba miliyoni 4,500,000. Moto 10 umuntu akazegukana, mu gihe miliyoni 4,500,000 ku isoko byari bihagaze kuri moto 3 zonyine. Ugasanga abantu barimo barakira muri ubwo buryo. Ukumva ko ibi ni ibintu bihangayikishije sosiyete nyarwanda. Kandi uyu muntu ukize muri ubu buryo ntazigera atekereza ko ubukene bubaho, ko bunaryana. Noneho uwo muntu we ikibabaje agiye gushaka iyo moto nawe kugira ngo ajye mu cyamunara, birangira ngasanze moto zashize. Ubwo ni ukuvuga ngo nyine abazifata bafite abo bazishyiriye. Ubwo niko nahise mbitekereza nk'impirimbanyi nyine, kuko murabizi ko ibitekerezo by'umuntu wenda ufite icyo avuga ku mitegekere cyangwa se kuri politike y'igihugu bigomba kuba bitandukanye n'ibitekerezo by'umuntu uvuga ngo nta kibazo, ngo nta kibazo. Rero no kugira ngo mbone ko hari ikibazo nuko kuko mfite imitekerereze inyereka ko nyine ari ikibazo. Ntazigera atekereza ko iyo moto aguze izo moto 10 atwariye miliyoni 4,400,000 zari zikwiye kuba zihagaze miliyoni 15 cyangwa 12. Ubwo rero murumva ni ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma icyo nacyo reka tukirenge, ariko leta yacu rwose ikomeze yumve ko ibi bintu ntabwo ari ibintu byo kwihanganirwa na buri munyarwanda wese. Ababyihanganira barahari, banemeye no kujya baniyahura cyangwa se bakicana mu miryango yabo. Ariko njyewe Jacques ntabwo ari ibingi, ari ibintu naceceka, shingiye nanjye ku byambayeho, shingiye no kwiba ku bandi, shingiye none n'iki itegeko rinyemerera rinsaba kuba nakora kugira ngo mu burenganzira bwanjye ntange igitekerezo cyanjye. Reka icyo turagishoje rero, reka tujye ku busaze bw'ibyaha. Reka tujye ku busaze bw'ibyaha. Banyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda, ndetse namwe bayobozi mwemeye gukorera abaturage, mukemera kurahirira ko muzakora mu nyungu za rubanda, kandi mukemera ko mu byo muzakora byose nta macakubiri muzashyiramo. Ndabasaba ko iki kintu mucyumva neza. Ejo bundi nahoze numva urubanza rwa Kangondo ya mbere na Kibiraro na Kangondo ya kabiri, hahandi bise ngo ni muri Banyahe, aho umucamanza yavuze ati mwatinze gutakambira inzego bireba. Ibi ngibi si ubwa mbere byumvikanye, si n'ubwa kabiri, si n'ubwa gatatu, ariko ikintu nsaba ko kivugururwa rwose mu by'ukuri, ubusaze bw'ibyaha, ubusaze bw'akarengane nibukurweho. Akarengane kajye gasaza ari uko uwarenganyijwe arenganuwe gusa. Rero kuvuga ngo akarengane ngo gasaza ariko uwarenganye ngo apfuye, cyangwa se ngo uwamurenganyije ngo apfuye, ibyo bintu nimubikureho. Umuntu arakurenganya cyane kubera ko ni abayobozi n'ibindi bakunze kurenganya abaturage cyane kurusha uko umuntu yarenganya umuturanyi mugenzi we.
umuyobozi arakurenganya, yabona ko uzamurega bikarangira n'ubundi akwishe. Ubu bugambanyi ibyo nibyo byambaye mu myaka 8 ishize, ibyambayeho ntabwo ndabigarukaho, nababwiye ko byageze n'igihe bakananyambura n'irangamimerere, ubu ndi mu gihugu ntafite irangamimerere ryanjye. Mu kiganiro cy'ubushize nari ngiye kubasetsa ukuntu nagiye kurikosoza, nzi neza yuko batari burikosore kuko icyatumye barinyambura ni ubugome bubarimo. Inzira byaciyemo ndazizi ko ari kugira ngo ntazabona abanyamategeko bazamfasha kuburana imanza nari mfitanye nabo, z'uruganda rwanjye bibye, z'ukuntu bagiye banyirukana mu kazi batubareje amategeko, z'ukuntu bagiye banyirukana mu bizamini binyemerera akazi, mbese ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo. Rero bamaze kubona ko nageze mu nzego nkuru z'igihugu, bumva ko nagombaga guhabwa umwavoka. Umwavoka rero muri iki gihugu cyacu bishingira ku cyiciro cy'ubudehe, nabwo kandi ari inzego z'ibanze zitanze raporo zemeza yuko utishoboye. Urumva izo nzego z'ibanze ntabwo zagomba kuzatanga iyo raporo, kandi arizo zibifitemo uruhari. Nababwiye ko bigeze kuntangaho miliyoni 20 zigahabwa umwe mu bapolisi bo ku rwego rw'intara kugira ngo nzicwe. Nawe kandi akazi yaragakoze neza, Imana izamuhembera aho ari, n'abamuhaye ayo mafaranga uburyo nabwe n'undi mupolisi yaciyeho. Ariko icyo nshatse kuba mbabwira, kugeza n'uyu munsi njyewe mu gihugu cyanjye ntafite ubushobozi bwo kuba hari isano n'imwe mfitanye na leta y'igihugu cyanjye ndimo cy'u Rwanda, kubera ko nyine nta bwenegihugu mbifitemo. Noneho rero ku musozi w'iki kiganiro ubwo ndaza kubasetsa uko byangendekeye, reka dukomeze turebe ku busaze bw'ibyaha. Nta kuntu kuba polisi y'u Rwanda igifite uburyo bwo gufata umuntu ikamushyira hariya ikamurasa, ikarushywa no gushaka impamvu gusa, bikarangira ntawe uyikurikiranye. Ikomeza kugirirwa igikangisho mu banyarwanda bo kugira ngo nutemera gukora ibi ngibi turakwicisha polisi, nudakora ibi ngibi turakwicisha polisi, kandi nayo ikabikora. Murabona ko iri kujya ibikora neza. Hanyuma rero kuba nanone hakiri biriya bigo by'inzererezi, nk'uko nabuze mbasomera ya nkuru iyo bafashe ikigo cy'inzererezi, niba ngo ari cya Kanzenze, niho giherereye muri Rubavu ahari, bakakijyanamo umuntu ufite imyaka 60 bakajya kumubohera aho ngaho. Yari n'umukuru w'umudugudu, abantu baramubura. Kuko tugifite ibigo bimeze gutya, aho umuntu yicara akavuga ngo nza kujyana hariya, nta muntu uzakubonaho, ushobora kwicirwayo, ushobora kugirirwayo n'ibindi bibi byinshi cyane, ushobora no kuvayo usingiye ko imitungo yawe wayigurishije abantu runaka kandi nta n'amafaranga baguhaye, ushobora kuvayo utanze ingwate yo kugira ngo ubeho nyine wigura. Ntabwo byari bikwiye ko amategeko nk'ayo ngayo arebana n'ubusaze bw'ibyaha, mu gihe abantu bakijyanwa ahantu hatazwi bakamaraho ibihe runaka, cyangwa se bakaba banakicwa ntihagire ubakurikirana nk'amategeko ngo akurikirana abisha abo bantu. Ntabwo rwose ubusaze bw'icyaha bwari bukwiye kuba bubarirwa kuri ibyo bintu navuze cyangwa by'amategeko ateganya. Harimo iminsi, harimo kuvuga ngo urenganya ngo yapfuye cyangwa ngo urenganywa yapfuye. Ibyo ngibyo leta yari ikwiye kubikuraho, kubera ko niba akarengane ngiye kangize, nge narenganya nk'umuntu, nkaba mfite umuryango wanjye wemerewe kuba wanakurikirana iby'akarengane kanjye. Ariko niba napfuye kandi ako karengane gahari, mukavuga ko ubusaze bubayeho, nari narenganye wenda nko kuri iyo moto, reka bariyo tuvuga, umugore wanjye akaba atemerewe kuyiburana, umwana wanjye akaba atemerewe kuyiburana, murumva atari ikibazo koko? Ibi bintu rero nibisubirwemo. Nababwiye ko amategeko arebana n'ubuhezanguni yose nzahangana nayo kugeza umwuka wanjye wa nyuma ushizemo. Njye narababwiye Banyarwanda, Banyarwandakazi, ubishaka mfashe, utabishaka bireke. N'ubundi ntabwo ibitero nagiye ngabwaho n'abayobozi barimo n'abo bapolisi ndimo mbabwira, ntabwo nagiye mbicika kubera ko hari undi muntu wari uri kumwe nanjye wenda ngo angafashe kubakubita. Imana yonyine yo mu ijuru ibaho. Nahoze numva mu nkuru y'impanuka yabaye y'indege, niba ngombwa nzayibashyiriraho, mwumve ukuntu Imana igira amaboko. Ninde muntu ushobora gukorera impanuka mu ndege ikagwa no mu ruzi? Iyi mpanuka yabaye Tanzania, hanyuma akagira umuntu urokokamo atari Imana imukuyemo. Indege ikoze impanuka iri mu kirere, none iguye no mu ruzi noneho, ariko hakagira abantu barokoka. Ariko harimo n'abandi bapfuye, ariko hari n'abarokotse. Noneho mwubahe rero akaboko k'Uwiteka, mwubahe akaboko k'Uwiteka. Ariko ndakomeza gutera iteka ngira nti buri munyarwanda wese ufite umutima wa kimuntu, ubona koko ko ibyo mvuga bifite ishingiro, bifite ireme, nagerageze akora icyo ashoboye cyose, antera inkunga, yaba ari iy'ibitekerezo,
yaba ari n'iy'ubutunzi, kubera ko kwandikira njyewe ubwanjye nta kintu na kimwe mfite uretse ibitekerezo byonyine n'ubutwari niyumvamo. Ubwo urumva ko ibyo nkeneye ni byinshi. Nkeneye no kuvugurura studio yanjye nkagira amamashini amfasha kubika amakuru atandukanye. Nubwo nk'iyo nkuru nagombaga kuba nayizanye aha ngaha nkayibagaragariza nuko yari irimo itangwa. Nkeneye kugera ahantu hatandukanye nkareba amakuru uko sosiyete nyarwanda ibayeho, nkabona icyo mvuga. Ibyo byose murumva ni ingengo y'imari igomba kuba ibikora. Akaba rero nkomaze gusaba rero wakumva afite uko yishoboye rwose, si no kwishobora gusa, kuba ufite umutima wumva ko ibyo bintu koko hari aho bigukoze, wagira icyo ukora. Ikindi, subscribe ndayibasaba cyane. Kora kuri subscribe kugira ngo ibiganiro uko nyujijeho ikiganiro ujye ukibona. Uko nyujijeho ikiganiro ujye ukibona. Niba uko ushobora no gukora comment ukagaragaza nawe igitekerezo cyawe, ugishyireho rwose nta kibazo. N'abatukana nari narabiyamye, ariko namwe noneho ndongeye ndabagarukiye kuko naje kubona ko nta mpamvu yo kubapfukirana. Nimugaragaze ibibarimo, mutukane rwose, mwishime cyane, mwumve ko nta kibazo. Ndabagarukiye pe. Hanyuma rero ndakomeza mbabwira nti ku birebana n'ayo mategeko y'ubusaze, ubwo ubundi hariho ku birebana n'iminsi rero, kuko ibi byose njye nagiye mbitegwamo imitego, nkabona ko abantu benshi bagiye barengana cyane hashingiye kuri ayo mategeko. Niba ari iminsi 30 cyangwa 40 cyangwa 50, umuntu akaba agifite ubushobozi bwo kujyana mu magereza, muri gereza aho umuntu agenda agafungwa imyaka 5. Imyaka 5 yarangira kuvuga ngo sohoka ugende, sohoka ugende. Ukazagenda ugasanga ibyago nta garuriro na rikeya amategeko akwemerera yo kugira ngo uburane ibyawe wasize byangirijwe, wasize byangirika. Kandi rimwe na rimwe ugasanga wenda kugira ngo ujye no muri iyo gereza hari hashingiwe n'ubundi ku kuba wari ushaka gukurikirana uburenganzira bwawe. Ugasanga aho kugira ngo uhabwe uburenganzira bwawe nk'uko bwemererwa n'amategeko, ahubwo mu gushaka kubukurikirana urimo urishyira mu kaga gakomeye cyane karuta ako urimo wibwira ko urimo wikuramo. Ibi rero ni ibintu njye ndimo nsaba ko rwose pe biveho kugira ngo abanyarwanda twese twibone mu gihugu, twumva ko nyine ari icyacu kandi ko nta wundi muntu uzaza kukidufashamo kugira ngo akitwubakire. Ibi byose rero ikibi cyabyo cy'ibi bintu byose ni uko usanga biherekejwe n'ingengabitekerezo y'ivangura rishingiye ku moko. Rishingiye ku moko, kubera ko hari ikintu kiba ku muntu runaka, ukaba uzi neza ko runaka kitamubaho, uko byagenda kose ko kitamubaho. Atari uko ibyaha twese turabisangiye, ariko uburyo bihanwamo, ugasanga ibihano abantu bahabwa, uwo igihawe runaka we ntiyagihabwa niyo wagira ute. Ibi bintu ni ibintu dusaba ko nanone leta nayo ishishoze, kubera ko yashyizeho ibihano biremereye, bituma umuntu avanga uyu n'uwanjye, ntabwo natuma iki gihano akijyamo. Ndetse bikaba n'icyuho cya ruswa. Aho kugira ngo ntwarire moto ya miliyoni 1 n'igice, ntabwo 200,000 ukayirekura ukagenda ukikirira. Bwije ufashe moto 5 cyangwa 10 z'abantu batekereza nkanjye, urumva ko waba wabaye umuherwe. Akaba ari nayo mpamvu iki gihugu cyacu ntabwo kizigera kibura abanzi, kubera ko hari abantu bagenda babona amafaranga mu buryo nk'ubwo ngubwo mvuze, kandi bagikeneye kuyongera. Umuretse umuntu akaba yashobora no kuba yagera no ku rwego kuba yashyiraho n'umutwe w'abagizi ba nabi kuko afite icyo awuhemba, kandi leta yacu ntibimenye. Akaba ari nayo mpamvu rimwe na rimwe mujya mwumva hirya no hino abantu bakomeza bavuga bati ibisambo bitwiba n'abayobozi baba babifitemo akaboko. Umuntu akajya avuga ati njyewe genda wiba ibintu bya miliyoni 3 cyangwa 4 nzaguha 300,000 cyangwa ukanabimuha mbere. Hari n'abagenda bicwa bitewe n'uko abantu bagurirwa. Nk'umuyobozi akagurira umuntu akavuga ati ibintu nakoze yamunyikira, agatanga 800. Mwigeze kubyumva ahantu Nyari mu gitifu w'umurenge ahari, wigeze kwikisha umwana we, yari yarabyaye ahandi, atanze 800,000. Ibyo bintu mwarabyumvishe. Ibi bintu byose rero ndasaba ko amategeko niyoroshywe, mureke gushyiraho amategeko mwumva ko ari abanzi muri kuyashyiriraho, ahubwo muyashyireho abanyarwanda, kandi mwumve ko abo muri kuyashyiriraho na ba mama wanyu barimo, na ba papa wanyu barimo, barumuna banyu barimo, namwe ubwanyu murimo. Mushyiraho amategeko mvuga uti nanjye iri ngiri nzaryihanganira, atabye yo kuvuga ngo uyu ni uwacu reka tumurwaze. Nk'ubu ngubu urebye kugira ngo abantu bagere ku rwego rwo kwiyahura,
nuko abayobozi baba bagiye bakingiranirana ibibaba bahishirana kubera gutinya ubukakare n'uburemere bw'ibihano ku ikosa umuntu aba yakoze. Umuntu akavuga ati ndapfa kugufasha kugira ngo runaka warenganyije nashaka apfe, ariko weho kuko uri uwanjye ndagufasha nyine kiriya gihano utazahura nacyo. Ubwo murumva ko n'urwego rw'ibihano nabwo rurimo rurabigiramo uruhare, kandi n'ubundi n'ubusanzwe ntabwo leta yacu sinzi ibintu yagiye itekerezaho cyane kugira ngo ishyireho ibihano bikakaye cyane cyane mu muhanda. Ikinyabiziga nk'ubu ngubu nahoze numva mu gitondo amakoperative yo mu mujyi wa Kigali yasheshwe, ngo basizemo amakoperative 5 yonyine. Icyo nibaza, abavanga amafaranga yose abamotari bataga ngo ntayo bazongera gutanga. Ubundi uhereye igihe baririye kugira ngo hafatwe uwo mwanzuro byasabaga iki? Ni iki cyari cyarabuze umunsi kikaba cyabonetse? Ariko nuvuga ngo amamoto yabo bamaze kuyateza cyamunara, ibintu byose bimaze kudogera, abagomba gukena no guhirimbira no kwandagara bamaze kujya hariya, kandi bari bafite ibibatunze. Abo nta kintu leta iri bwongere kubarebaho. Muzankorere ubushakashatsi mumbwire wenda guhera mu mwaka w'2020 kugeza muri uyu mwaka turimo 2022 ibinyabiziga bimaze gutezwa bingana iki, gutezwa icyamunara. Aha rero kuri ibi binyabiziga nkomeze nifuza nyine birakomeza kugira n'amategeko. Nifuza ko ayo mategeko yose abo byagezeho ingaruka mu kubatereza ibyabo, leta y'u Rwanda yakongera ikubura amaso ikabareba, ikagira ibyo ibafasha kugira ngo nabo bazamuke, kuko aka ni akarengane batazigira babona ahantu bazakabariza, kandi bizagira ingaruka pe nyinshi tutigeze tunatekerezaho. Abo bantu leta ibarebe, yabagurira amagare, yagira ukundi kuntu ibafasha, yababwira iti se byibuze wenda nk'ibinyabiziga wenda byatejwe twakwishyuzaga 300 cyangwa 400 urayabura, ntitwagiteza ikinyabiziga cyawe wenda 300 cyangwa 700 akira aya ngaya. Ariko leta nk'umubyeyi irebe ukuntu ifasha imiryango y'abari abantu ibinyabiziga byabo byagiye bitezwa icyamunara ku mpamvu z'amakosa atandukanye, hanyuma n'ayo mategeko nayo akurweho. Hanyuma kuri ubu busaze bw'ibyaha rero nibyo ndimo mbabwira. Nanone ntabwo byumvikana ko niba umuntu agifite ubushobozi bwo kuba yakubohera ahantu mu gihe runaka, akaba yanahakwicara ntihagire uzamubaza ngo uyu muntu yapfuye ate. Ntabwo byumvikana ko ubusaze bw'ibyaha bwari bukwiye kuba bufite ishingiro mwa kino gihugu cyacu. Umuntu yarakwiye kurindirwa umutekano kugeza igihe azahererwa ubutabera uko byagenda kose, kubera ko ibintu bikomeza kuba gutya, abantu bamaze kugirirwa nabi biciye muri izo nzira ni benshi. Uyu munsi wa none baramutse bishyize hamwe, ntago babura gukora ikintu cy'amateka azasibangana nko mu myaka 200 iri imbere. Ibyo bintu rero ntabwo ari ibintu byiza mu by'ukuri. Banyarwanda, banyarwandakazi, ntabwo nasoza ntabasekeje kuri ya nkuru nk'uko ubushize nari nayibabwiye, nkaba ntarabashije kuba nayibagezaho. Ubwo reka nibagezeho neza. Nababwiye ko maze kumenya ko irangamimerere ryanjye barinyambuye nyuma yaho nari maze gushimutwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kazo, Nyamutera Emmanuel, aho yari amaze guhabwa misiyo n'abagizi ba nabi batandukanye bo mu karere ka Kayonza, ndetse no muri za nzego nababwiye za polisi zahawe miliyoni 20 kugira ngo zizanyice. Noneho mu kunyica uwo munyamabanga nshingwabikorwa abonye bitamukundiye, amapolisi ngo zimure dosiye yo kunjyana mu nzererezi. Uko byagenze narakuberetse, biza kurangira ngiye mu maboko ya polisi ya RIB, kubera ko nyine uwo mugambi w'ubwicanyi wamenyekanye mbere, hanyuma uburizwamo nuko amakuru yari yatanzwe. Ngarutse mu kazi rero nibwo bambwiye bagiye bashyiraho mekanizme nyinshi kugira ngo bansabe ibyangombwa byo kugira ngo kuko naragahozemo mbere, amakuru yari ari muri RSSB yanjye mbere ndi mu kazi yongere n'ubundi abonekemo, kuko barabikoraga ntibihure. Ngiye gushaka icyangombwa nsanga irangamimerere barinyambuye kera. Hanyuma rero nihuse ndumva imvura iri kugwa, wenda amajwi ashobora kutagenda neza, ariko nagiye gukosoza irangamimerere ryanjye mu murenge wa Kabareho mu karere ka Kayonza. Biba ngombwa ko bantuma irangamuntu kubera ko nari nyifite kopi yayo, nabahaye fotokopi. Ariko ibyo ni ibintu byaciye mu nzira nyinshi,
uwari ugomba kunkosorera irangamimerere amanza guhamagara abagize uruhare mu kunyambura iryo rangamimerere. Noneho ibyo bavuganye byatumye banyaka irangamuntu, muhaye fotokopi yayo kuko yagombaga kurebaho nimero gusa, arayaga ngo akeneye originali. Kandi originali nanone uwo muyobozi wanyambuye iryo rangamimerere bamwita Semugisha Mberwa Theogene, yari umunyamabanga yari ashinzwe irangamimerere, akaba na noteri w'umurenge wa Kabare. Nawe yabikoze bamuhaye aye azayarye, cyangwa se nawe Imana izamuhendewe n'umuryango we n'abafatanyije, ariko nyine bumve ko bakoze igikorwa cy'indashyikirwa mu bugwari, cyane cyane hano mu gihugu cyacu. Hanyuma ansanga ahantu nari ndimo nubaka, ategeka aho nari ndi gukora akazi k'ubufundi ko bahita bafata amarangamuntu yose y'abafundi, kubera ko njye nari nzi iyo diru, nyine nari nsanzwe muzi w'ubugome bw'ibyo bari bamazemo imyaka bankorera. Njye irangamuntu ndayimana, maze kuyimana ubwo byansabye ko njya gushaka akazi ahandi, kuko bahise nyine bambwira bati uri indisipurine, va ahangaha njya gushaka akazi ahandi. Ariko nkaba ntabwo nari ndamenya ko irangamimerere ryanjye barinyambuye, bikozwe n'uwo muyobozi nyine. Ari naho nagiye kukashaka umuntu wari umpagarariye muri ako kazi, nawe bahita bamwirukana ngo kuko ngo yanyakiriye. Urumva ni ibintu biremereye cyane. Hanyuma rero ngeze kuri uwo muyobozi bagomba kumpindura irangamimerere, ngo ni umushya bari bahashyize. Amaze kuvugana n'abo bantu barinyambuye, bamutegeka ko agomba kunyaka iyo rangamuntu. Ahubwo ayinsabye ndayimwima, yaga nti mfite kopi yayo, akira bariyo mbaho. Arambwira ngo ntuzongere kugaruka hano utazanye irangamuntu yawe. Murumva ahantu narenganiye, nkaba ndiho nta rangamimerere mfite, kuko nyimuhaye amahirwe mfite nuko yahita ayinyereza, kuko niyo yonyine indenganura yuko nigeze ubwenegihugu mwa kino gihugu cyacu. Banyarwanda rero ibyo ni ukubasetsa, ariko n'ubundi biba binababaje. Hari n'abandi bantu benshi bigenda bibaho ibi bintu by'uburiganya bishingiye mu ikoranabuhanga, by'ubugizi bwa nabi, ariko mwumve ko biri kugira ingaruka nyinshi cyane mu gihugu cyacu. Mbona nakomeje kugira ngo rero wenda mutaza kumurikirana mukumva amajwi yagenze nabi, kuko imvura irimo iragwa. Ngiye gusoza mbashima cyane, ariko ntabwo nabura guha nimero yanjye ya telefone, ubundi ndaza kuba nyigaragazamo. Ni 0788 780 198. Nkaba rero mbasaba ko umuntu wese wumva ashaka kurangisha abe baburiwe irengero, inkuru z'akarengane zose, zaba ari izabereye mu nkiko, zaba ari iz'abayobozi bari kwica abaturage, zaba ari iz'abari kubanyaga, zaba ari iz'abayobozi batanga serivisi mbi, ufite ibimenyetso simusiga rwose, nta makuru tuyakugereza aho agomba kujya. Ndizera neza ko ibintu bizajya mu buryo. Hanyuma nitumara kumenya abantu bihishe inyuma y'akarengane gakomeje kugira n'abanyarwanda nk'uko turimo tugenda tubibona, tuzasaba baveho tubeguze rwose. Ibyo ni ibintu bizashoboka, ni ibintu bizashoboka, biri mu migambi yanjye. Ibyo bintu bizakorwa pe.